harabona akomeje kumva batebya bavuga bati ubu gahunda igezweho ni mu nsindire, haraza kubaho itegura ridasanzwe, hagati ya APR. Buriya Gacinya biba bigoye kumutwara igikombe kuri derby nta kintu wamukuyemo. Binangarura nyine muri za kata za football nyarwanda. Wenda wasanga umuyobozi atarazi uko ino bikinwa. Ari umuyobozi ngira ngo bamwita ni David. Ngo rero ntabwo yari gufatanya kwibera muri Canada no kuyobora Kiyovu iri muri shampiyona y'u Rwanda. GTV turi kumwe n'umuyobozi wayo uyu munsi. Ariko ubundi ikiganiro ko wagiduteguje kuri no YouTube channel tukagutegereza tukamara igihe kirekire. Yego. Mbere kuturarika ariko ntabwo wadusobanuriye impamvu y'iri zina. Mu Kinyarwanda baravuga ngo arya buriya bavuga ngo kuvumba yo wengewe cyangwa se ibintu byiza bifata igihe. Ibintu byiza bifata igihe, ubu iki nicyo gihe, kuko mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Igihe cyari iki cyo kuza tukabagezaho ibiganiro twabasezeranyije umunsi ku munsi, isaha ku yindi, tubagezaho amakuru menshi atandukanye. Anyway, hari ibyo twari tukirimo turateka mu gikoni, ubu rero byose byamaze kujya ku murongo. Ubu GTV irahari. GTV si ibanga se, uratubwira imvano y'izina? Ndi kubona inyuguti ya G, nkabona na I ebyiri. Cyangwa ni akazina karyoheye amatwi gusa? Hari indi mpamvu? Kazina uretse no kuryohera amatwi karayaryoheye, ariko kakazina gakomoka G iva ku izina ryanjye. Izina ryanjye mfite amazina abiri yose atangizwa na G. Abaje kuri GTV muri bashyashya, amazina yanjye bwite nitwa Gisubizo Gentil Moise. Muri yo Gentil rero niho nakaseho ndavuga nti reka nyigire G kugira ngo nyine bivugike neza, nshyiraho zino I ebyiri cyangwa se E ebyiri kugira ngo nyine kazajye kana soundinga neza mu matwi y'abatwumva. Ubwo rero nibaza ko bazajya badukurikira bose, ubwo nabo bazaba ari aba G banjye, katuvuge gutyo. Ubwo abafollowers bacu ni aba G bawe? Ni aba G banjye kabisa. Okay. Haciye iminsi abantu bakumenyereye muri print, nyuma online, ariko mu itangazamakuru ryandika haciyeho igihe kirenga nk'umwaka tutakubona, tutagusoma, tutakumva. Yego nibyo. Wari n'ubundi ntago narindi kure yabyo, ariko nari naragiye mu butumwa bw'akazi n'ubundi ntumwe hari umuryango uhuriramo abanyamakuru witwa Pax Press, ugamije gutangaza inkuru zubaka, ariko cyane cyane zubaka amahoro mu bantu. Bari bantumye rero mu butumwa bungana n'umwaka n'amezi abiri, aho nari nagiye n'ubundi kwiga ku bijyanye no kurwanya no kurinda icuruzwa ry'abantu mu karere no muri Afurika muri rusange, ariko cyane cyane mu bihugu by'u Rwanda na Kenya. Ubwo rero nari maze umwaka urenga w'amezi abiri ndi muri Kenya mu mujyi wa Mombasa, niho nakurikiranaga ayo masomo. Ubu navuga ko ntibeshye, wenda ubwo ndi mu mpuguke zifite ubumenyi ku kurwanya no gukumira icuruzwa ry'abantu, cyangwa se mu ndimi z'amahanga bamenyereye nka human trafficking. Mombasa hafi y'inyanja? Ni ku nyanja, nta nubwo ari hafi yayo kuko nasaga nk'uyirimo. Yego. Ariko ngo harashyuha? Harashyuha, ariko sego nabonye na Kigali nta Mombasa nta Kigali. Kuba ari wowe wabutuzaniye urabwambukanye.
nabonye n'ubushyuhe bw'i Kigali budasanzwe. Ejo bundi hari igihe kigeze kugera mbona tugeze kuri 32. Ndavuga nti ntaho navuye ntaho nagiye, ahari menya ari njye hari wabuzanye cyangwa bwarankurikiranye. Oya, warabwimukanye warabuzanye, ahubwo no kureba uburyo ubusubiza bene bwo. Burabe bwarankurikiranye ariko butandimo, kuko ntiwagira ubukurimo ngo ugire n'ubugukikije, ntago wabivamo, waba umuyonga. Ako kari agaciyemo, ariko Pax Press turabizi ko ari umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro. Yego, turagira ngo tunawushimire. Turawushimira byimazeyo abayobozi bayo, cyane cyane koordinateri wayo ku rwego rw'igihugu Albert Baudouin, nawe umuntu rwose wamfashe akaboko kera muri za 2013, mfata akaboko anyinjiza muri uno mwuga, anyereka uko bikorwa. Ndamushimira byimazeyo, kandi na n'ubu aracyampa n'ubundi bumenyi, kuko baravuga ngo kwiga ni uguhozaho. Rero ndashimira umuryango wa Pax Press cyane, ndashimira ubuyobozi bwayo, nkanashimira kuko sinagiye njyenyine, ari na mugenzi wanjye twajyanye witwa Nyampinga Aline. Twese nibaza ko ubumenyi twagiye kwiga ubu ngubu ari cyo giye kugira ngo tubugeze ku gihugu, dufashe igihugu muri izo nzego zitandukanye, kuko mu bihugu duturanye bya Kenya na Uganda, za Somalia, usanga hari ikibazo cyane cya human trafficking. Rero turagira ngo turebe uburyo twebwe tukaza kuri ibi binyamakuru byacu bwite cyangwa se ku bindi bitangazamakuru, tugatambutsa message y'uburyo icuruzwa ry'abantu rikorwa no muri bino bihugu mu karere, n'uburyo kiryakwirindwa dufatanyije nyine n'inzego zitandukanye. Nicyo kibazo numvaga nshaka kukubaza. Pax Press ni umuryango w'abanyamakuru. Umuyobozi wa GTV ni umunyamakuru. Yego, yagiye guhugurwa ku bintu bijyanye na human trafficking. Umuntu yakumvamo ubundi bintu by'ibyaha nyambukiranyamipaka. yego, Harimo hagomba kuba harimo ubumenyi budasanzwe, ubundi umva ari nk'amahugurwa ubundi yagenerwa abantu bari mu nzego z'umutekano, abantu bo mu iperereza cyangwa polisi. Kenshi niba ishinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo. Bihuriye n'itangazamakuru ku buryo umuntu abyiga igihe kingana kuriya? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Aho bihuriye n'itangazamakuru nuko twebwe nk'abanyamakuru, role yacu cyangwa se akamaro kacu kuri community ni ukuraisinga awareness, cyangwa se n'ubukangurambaga buriya twabyita. Role yacu, akamaro kacu nk'itangazamakuru, duhuza izo nzego wavuze haruguru zose, turafatanya, ariko noneho twebwe tukaba babandi batambutsa message ku baturage, ku banyagihugu cyangwa se muri community dutuye. Ubwo rero naho twari turi n'ubundi twakoranaga n'izo nzego, polisi, abashinzwe iyo mipaka, tugakorana n'imiryango yigenga, ndetse nyine tugahura n'abavictime baba baracurujwe, cyangwa se tukanafatira mu cyuho abendaga kugenda. Noneho hakabaho rero gutambutsa ibiganiro ku maradiyo atandukanye, tuvuga yuko ibyo bintu bihari, ko bigomba no gukumirwa, dufatanyije n'izo nzego za polisi, inzego zishinzwe iperereza, n'izo zindi zishinzwe nyine kwambukiranya imipaka, kuko n'ubundi musanga ari amakuru, muhanahana amakuru kugira ngo murebe icyakorwa kugira ngo rubanda babeho neza batekanye. Ababahuguye ni abapolisi? Abaduhuguye ni abantu babifitemo uburambe, ntabwo ari abapolisi, yari organisation yitwa Trace Kenya, akaba ari nayo iri muri zimwe muri organisation cyangwa se ONG zikomeye cyane muri Kenya zishinzwe gukumira no kurwanya human trafficking. Rero zifite aho zikoranira cyane n'urwego rwitwa DCI, ubwo narugereranya na RIB yacu, police ndetse na justice. Ubwo rero byose bihuriraho. Twebwe ibyo twari turimo turiga nyine, twigaga uburyo ki aba victime bakurwaho bari bakagezwa mu gihugu, bakitabwaho, bagashakirwa ubutabera, barangiza bakaba banasubizwa nyine mu gihugu, ko biba bigoye kugira ngo bongere biyumve nk'abantu
noneho twebwe rero tukaganira nabo tukabaganiriza se bagiye kubera iki. Gusa ubusanga ikintu bahuriraho bose ni ikibazo cy'imibereho mibi, twavuga imibereho mibi, ni ubukene, kubura akazi, kuko ubusanga ari abantu bose bigeraho, ariko cyane cyane ubusanga umubare munini ari uw'abagore cyangwa se abakobwa bajyanwa mu bihugu by'Abarabu basezeranwa utuzi, basezeranwa kuzahabwa amafaranga, ariko wagerayo ugahita usanga bitandukanye n'icyo wagendeye. Ubwo rero hakazabaho gukoreshwa uburetwa cyangwa se ubucakara, ukazabura kirengera. Icyo gihe rero nibwo hazamo iyo abagiye bagize Imana nyine bakabona uko bakominikana na ambasade cyangwa se abandi bantu babishinzwe, nibwo habaho nyine guhuza kw'iyo organisation n'inzego bakareba uburyo kibashakirwa ubutabera n'uburyo bakurwayo mu maguru mashya. Ndabizi ko mu bintu nk'ibi ngibi hamamo guprotectinga victims cyangwa kurinda umutekano w'abagizweho ingaruka n'iri curuzwa. Yego. Ariko si ngombwa ko muvuga, ariko mu mahugurwa wamazemo igihe kingana kuriya, nk'urugero rwagukoze ku mutima rw'abantu cyangwa umuntu wahuye n'ingaruka z'icuruzwa ry'abantu, kugira ngo abantu bumve uburemere bw'ibyo bintu buba ari ubuhe? Cyankoze ku mutima cyane, hari cyankoze ku mutima, ariko kuko nyine nk'uko wari uvuze ko harimo mu nshingano twigaga cyangwa se twahabwaga harimo guproteja cyangwa se kurinda. Hari abana 6 bakoreshwaga ubucuruzi bw'imibonano mpuzabitsina online, nimbivuga gutyo. Uko bo bajyaga mu gisa n'inzu, hari umugore ushinzwe kubacuruza ku bantu bari hanze, umugore akabona amafaranga menshi. Hari abana bakoreshwa ni ibintu bitabaho cyangwa se bidakoreka. Mu bakoreshwa rero hakabaho igihe wenda harimo ubakunze muri kubarebera aho hanze, akaba umwana yafatwa akamucuruzwaho akajyana. Icyo gihe rero habaye ko tubimenya bitararenga urugero, abana turabafata bajyanwa muri shelter. Ubu uwo mugore wabakoreshaga arimo arakurikiranwa n'inkiko, ariko umuntu warabahuye n'ihungabana nk'iryo rimufata igihe kirekire, no kugira ngo umuganirize akwiyumvemo abikubwire, ni ibintu bikomeye cyane, gusa ubu ngubu bajyanywe mu miryango. Nicyo cyiza twishimira nka Success. Ubu aho tugereye hano hari n'izindi case 2 z'abana 2 b'Abanyarwanda, ariko icyiza nuko nyine organisation yacu yabashije guhura nabo. Ubu turi muri process hamwe nayo na Pax Press, tureba uburyo ki nyine binyuze wenda muri ambasade y'u Rwanda muri Kenya abo bana bazahabwa ubutabera cyangwa se n'inyandiko z'inzira kugira ngo babe bagarurwa mu gihugu. Ntabwo byoroshye, ndumva ari akazi gakomeye. Ni akazi katoroshye, ku mugani wa mugabo wajya kuvuga ngo uyu mwaka dufite akazi katoroshye. Ni akazi katoroshye. Byonyine guhura n'abo bantu nawe bishobora kukugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buri direct cyangwa se buri indirect, ahubwo bigaterwa n'uko wowe wakira ibintu cyangwa se n'uko wowe wenda umutima wawe umeze. Kugira ngo tuzafata umwanya wo gukora ikiganiro cyihariye kuri no nsanganyamatsiko y'icuruzwa ry'abantu. Yego. Byaro kubonja kugira ngo nyine abantu bamenye ahantu waruherereye. Twari twaraburiye. Hari nabo najyaga numva bavuga ko baratebyaga, ariko nizere hari abavugaga ko naba ngo narahunze igihugu. Nge ndi umwana w'igihugu, ndi umwene igihugu, ndi umunyagihugu. Ntacyo nagihungamo. Rero igihugu cyacu buri kivuyemo ukajya hanze nibwo ubona ubwiza bw'u Rwanda. Abantu baguforowinga ariko barabizi. Abantu bamforowinga byo barabizi. Zarivugiraga ahubwo umuntu yari bukeke ibindi. Ni nk'ibyo. Mwebwe se amakuru yanyu nkamwe dusanze Amanyakigali avugwa muri Kigali, ari akantu nshaka gutangiza k'Amanyakigali cyangwa se n'ubu twagakomerezaho, ni iki kiri kuvugwa kuri iyi mihanda? Aravuga iki se? Kigali hari iryo zuba twaritangiriyeho. Ejo bundi muri weekend n'ejo ariko ku cyumweru. Yego.
habaye derby itarimo kuvugwa hari umwe derby zimaze kuba 3 0-0 ngo nta rushundura runyeganye buriya ngo nubwo byaba 3-3 ariko nibura abafana bahagurutse cyo kora umupira w'ubusa ku busa urabangama sinkubeshya umupira w'ubusa ku busa rwose nta buryohe baburimo. Ejo nagize gahunda nyinshi ariko nawukurikiranye ariko baravuga ngo umupira ntiba wumva ubundi barawureba ntago nawurebye reka ndeke ariko ushobora kuhabonye umwanya wo kureba ama highlights. Nabonye highlight rwose. Amakipe ku mpande zombi yaritanze habaho nyine kubura ibitego sinzi nimba ari uruhare rw'abazamu beza bakoze akazi katoroshye cyangwa se ari cya kibazo bajya bavuga cy'ibura ry'abataka uretse ko buri makipe yose ntako atari yagize uretse ko nka Rayon Sport yatakaje umwataka wayo ufite ibitego birenga 10 for nganya uri mu mvune yego. APR nayo yari yakoze iyo bwabaga ifite abataka yakuye i Bugande n'ahandi ariko nyine match birangira ari ubusa ku busa. Nabonye kwiramanta kw'abafana benshi bavuga batabatoza bacu abakinnyi baguze nta kintu kibarimo ariko nyine ni bya bindi by'abafana hari ngira ngo abakinnyi ba peri sinzi impamvu nino match bayikuruye bakayizana mu mwanya utari uwayo sinzi niba waramenye impamvu ubwo ariko abakinnyi bayo bashya ntibaramenyera shampiyona ngiye niko nabivuga ariko kanongeraho ko ntago baramenya derby cyari cyo hari abantu bakina match bataramenye ariyo nayo yaba impamvu kuko umukino watangiye APR ari irimo guhabwa amahirwe menshi. APR yahabwaga amahirwe menshi ariko nibaza ko umukinnyi uri professionnel abazi derby n'ubusobanuro bwayo nicyo ntekereza. Ubwo rero wenda ntako batitanze nyine habamo ibura ry'ibitego kumenyera ikirere bibaho baracyumva ubushyuhe bwa Kigali se bapageze muri Espagne byaramugoye hari n'abagenda bakagenda bagiye umuntu kwa Eden Hazard yageze muri Real umupira umushiraho meme Eden Hazard wamushizemo ubu byaba ari byo biri kuba no kuri Neymar se Neymar yaramaze iminsi ari mu minsi myiza ariko mukanya nabonye inkuru kwa Fabrizio Romano ivuga ko yavunitse na n'ubu ngubu kandi yari yahamagaye muri equipe nationale ariko ubu bamuhaye ibyumweru 6 yaba ari imvune iba mu muntu se cyangwa yaba ari umuntu w'imvune oya n'igikenyeri buriya niko abantu bamwe bajya bavuga yabeshye rubanda. Ariko tugarutse kuri iriya derby nakurikiye interview y'umutoza wa APR nabonye n'abafana babayo batayishimiye yego avuga ko umukinnyi wa mbere mu Rwanda ari kapiteni wa Rayon Sport inshuti wawe MK11 bamwita Runi buriya yakuza akunda Runi cyane muri quartier tumwita Waza ariko ntago yibeshye kuko nangiye kuvuga ngo Runi kuko Muhire Keve amaze nka seze ebyiri ari umukinnyi rwose uri incomparable. Ubu rero muri uno mwaka urumva n'umutoza mu kanya abafana batebyaga nabonye hari n'abambitse umutoza wa APR jezi ya Rayon nimba bageneraga kuri umwe wa polisi yigeze kuvuga ngo mu Rwanda ngo buri muntu wese aba ari umurayoni ariko nyine y'umuntu afite qualité kandi nyine umutoza avuga ibyo yabonye kuko abatoza buri aba bari abatekinisiye mu kibuga kurusha twebwe nk'abafana cyangwa se nk'abanyamakuru kuko nibo bantu baba barabyize baranabiherewe ayo mafaranga nyine ari cyo babona. Ubwo rero ngewe ndemeranya nawe kuko byagiye binagaragara ko hari imikino myinshi Rayon Sport yagiye ikina idafite Muhire Keve usanga bibaye ikibazo gikomeye cyane kugira ngo ibashe kubona intsinzi. Urabona haracyari imikino imbere ariko nakubajije impamvu iyi match bayikuruye bakayizana hafi waba waramenya kanunu iyi match ntakubeshye ahubwo ngira ngo wa mugani abakuruzi bayo bari kubanza kwihakanya kugira ngo abakinnyi bayo bashya bamenyerane. Ubwo rero nimba barafatiranye mu cyeba yuko ari mu bibazo by'imvune abakinnyi benshi bakaba nyine batari bari muri forume ariko ejo habayeho nyine urabizi iby'amakipe habaho kubeshyanya kw'abadiverseri ejo rwose
twabonye Rayon Sport itandukanye na APR isa nkaho ari nshya ku mugani wa Kazungu. Ubwo rero ntekereza ko uwayikuruye wenda yikuruye yibwira yuko agiye gufatira na Rayon muri ibyo bibazo yibereyemo by'imvune, yumvaga ko wenda ari buze kuyitsinda, yibagirwa yuko nta mukino usa n'undi. Tuvuze imbere ariko hari n'iziri inyuma. Yego, ko nabonye hatangiye kuba ibitangaza muri ino shampiyona. Kiyovu yaratsinze, Viziyo yaratsinze, tekinike zatangiye cyangwa abantu amakipe yatangiye kwikubita agashyi? Sinzi, gusa uko bimeze kuzimbere uko zirimo zihatana ari umwe ari munsi y'ikirenge cy'undi, n'inyuma niko bimeze. Twavugaga nko mu mikino 3 ishize ya shampiyona yuko Kiyovu igiye abantu barimo bayisezera ko iri mu marembera. Ahubwo ntekereza ko wenda haba hahindutse tekinike cyangwa se nyine zakata zo muri football nyarwanda. Numva zivugwa ariko nta nubwo nabihakana kubera yuko turabizi uyu mupira tubayemo imyaka irenga 10. Ubwo rero wabona Kiyovu umunyakanada yararebye avuga ati sinarusyaho reka gisubize ba nyirayo. Dore Kiyovu yazamutse irimo irasatira Musanze. Yazamutse. Ako se buriya Kiyovu yaguha icyizere ko ikomeza kuri yara? None ko yatsinze Marine. Ariko Marine nabonye Rwasamanzi Yves ntabwo yabivuzeho rumwe. N'umukino utavuzweho rumwe binangarura nyine muri za kata za football nyarwanda. Wenda wasanga umuyobozi atarazi uko ino bikinwa. Ari umuyobozi ngira ngo bamwita ni David. Ngo rero ntabwo yari gufatanya kwibera muri Canada no kuyobora Kiyovu iri muri shampiyona y'u Rwanda. Rero nabonye witwa General Sanzaruma ariko yarayisubiranye. Menya rero ubwo ari we urimo arakoresha nyine amayeri y'umupira nyarwanda, kuko ibyo bintu biba mu Rwanda honyine nta handi tubizi ku isi. Akaba arimo nyine areba uburyo agenda aryamira amakipe kuko yarageze habi. Kiyovu yarigeze habi pe. Ubwo tugarutse ku mukino w'ejo no kuri ano makipe arimo kuryana isata burenge. Byarangiye n'ubundi APR yiza gutsinda yari guhita ica kuri Rayon Sport. Yego. Bayagabanye n'ubundi agomba kuzamo difference y'amanota 2 agera no ku mukino. Yego. Imikino isigaye iri hafi ku 10. Urabona Rayon Sport izakomeza gutwaza kugeza ku munota wa nyuma cyangwa igikombe kirasubirana Club Giant nyiracyo? Rayon Sport sinavuga yuko izikishaka, kandi Rayon Sport yasubiye mu maboko ya ba nyirayo, kuko tuzi ibibazo byabaye muri Rayon Sport nko muri saison 3 zishize cyangwa 4, aho abayobozi batahuzaga cyane n'abafana, ariko nyuma yaho na RGBJ ikabihereza umugisha. Rayon Sport ikaba ifitwe n'abayobozi bahoze bayiyobora, kandi n'abantu bamenyereye no mupira nyarwanda, bamenyereye shampiyona nyarwanda. Ari amanota 2 hari gihe Rayon Sport yakukuza ikaba yagitwara, ariko nanone ntago mukeba yabaryamyaho. Harabona akomeje kumva batebya bavuga bati ubu gahunda igezweho ni mu nsindire. Haraza kuba hitegura ridasanzwe hagati ya APR. Buriya Gacinya biba bigoye kumutwara igikombe kuri derby nta kintu wamukuyemo. Ni ikintu kiba gikomeye cyane, ariko APR nayo ifite ukwayo yitegurira ibintu byayo gake gake nta wamenye. Nase ko president ari muvunyi w'icyubahiro. President uyoboye ubungo bakabatadiyo Gacinya jate. Gacinya impamvu mushyizemo nuko ari umwe ushinzwe gutegura imikino y'ikipe, ari mu bantu bashinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe. Amenya ati nimba ari intsinzi se iraza kubonwa byagenze gute, nimba ari intsinzwi. Gacinya muzo nk'umuntu n'inkotanyi, azi kurwana cyane, azi gukotana ku ntsinzi. Ubwo rero impamvu nari mugarutseho nuko nzi ko bari abayobozi bari aho ngaho, hari uw'icyubahiro, hakaba na president wa equipe, hakaba rero hari na president waho yihozemo Gacinya Chance Denis. Nzo ukuntu azi gutegura cyane, ntago biba bigoye Gacinya kugira ngo umutware intsinzi. Ni ikintu kiremereye cyane. Ati bitajya amaso ubwo kwa gatanu tuzaba tubona shampiyona irangira nuko izaba irangiye. Yego.
kandi twarimo tuvuga ngo ano makipe amaze gukina imikino 3 ntawe ireba mu izamu ry'undi. Yego. Turi muri kimwe cya kabiri, harya niho tugeze igikombe cy'amahoro. Yego. Wabona zizongera zigahura muri no minsi. Ntawamenya, ariko nta n'uwahamya yuko gusa mu gikombe cy'amahoro nuko bakizwa na penalty, ariko umuntu ntashobora, kuko na polisi nuko nayo utayituma. Polisi itsinda rimwe, ejo ikaba yatsinzwe, ejo nabwo numvishe ngo yatsinze bigoranye. Polisi ni ikipe uba utakwizera, ariko ntawamenya, wabona wenda hari ukuntu bizagenda ikipe ikaba yakwigaranzura indi, ariko biri likely yuko Rayon Sport ishobora guhura na Police kuri finale, kuko Rayon Sport izakina na Mukura, ndumva Rayon Sport na murumuna wayo ari igihe rwose, cyangwa ni mubyara wayo, ari igihe aperi yabererekera mubyara wayo, kuko mubyara wayo nayo ku mukino w'umutekano ni ibintu biba bikomeye cyane, ni ibintu biba bikomeye cyane kabisa. Okay, reka tujye ku yindi ngingo ari nayo turi buze gusorezaho. Ejo nabonye inkuru zicaracara wa mugani w'imvugo zo kuri no mihanda. Nge nabyise Kigali, kuko nta handi hantu upfa kuba wabisanga. Muri Kigali niho biba byaryoheye cyane. Prince Kid nabonye yarafashwe n'inzego z'ubutabera zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iya nkuru wayakiriye ute? Mbere yuko nayakiriye, reka nkubaze nanjye wahoze umbaza, guhunga ubutabera bw'u Rwanda ukajya mu gihugu nka Amerika, wenda uzi uko inzego za Amerika zibanye n'izo mu Rwanda, ukagenda uzi neza yuko mu Rwanda wakatiwe, uhafite ikirego, warangiza ukongera ugafatwa muri buriya buryo, ubitekereza iki? Buriya si ibyaha byiyongereyeho n'ikindi kutari ku butabera. Ntago ndi umuhanga mu by'amategeko, ariko ndumva nacyo cyaba icyaha. Gusa akimara kugenda byavugwaga ko ari muri Australia. Yego. Ejo twumva ko yafatiwe muri Amerika. Aya mahugurwa ukubutsemo wabonye ukuntu inzego z'ibihugu zikorana. Yego. Cyane cyane inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka, zishinzwe umutekano, Interpol. Ngira ngo no muri biriya mwahuguwemo imikoranire y'izo nzego warabibonye. Yego. Ngira ngo biriya nibyo bita guhungira ubwayi mu kigunda. Ni uguhungira ubwayi mu kigunda, kuko sinibaza yuko hari ahantu yabaze neza, kandi ni umuntu w'umuhanga, nawe ntibaza ko ni umuntu w'umuhanga uri intellectuel, guhungira rwose ubutabera bw'u Rwanda ukabuhungira muri Amerika, hari ahantu yakibaze nabi. Abo baravuga ngo yarakisha. Nibwira ko azaza agakora igihano yakatiwe n'imyaka 5. Yari yarakatiwe imyaka 5, ariko hashobora kwiyongeraho n'icyuko yacitse ubutabera, nacyo gifite wenda ababishinzwe uko bazabigenza. Nakubitega amaso nabyo. Nta zindi update dufite uretse ko twumvishe ko yatawe muri yombi, byo kuba azazanwa mu Rwanda nta makuru tubifiteho. Yego. Cyangwa niba igihano yagikorera na hariya ho biragoye, nkurikije amategeko Trump yasinye muri no minsi, cyane cyane itegeko rikomeye, sinavuga ngo rikomeye ariko rimakomeye kurusha andi, rijyanye n'abimukira. Uwo mwimukira udafite icyangombwa cyangwa se ukurikiranyweho n'amategeko, ubu ni ikintu gikomeye cyane kuba bashobora kuba ariko Prince Kid wengira ngo yinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko, nuko atatekereje kabiri. Namenye niba ageze koko aho izuba ritava. Ntiyatekereje kabiri ngo amenye n'ahari yumvaga yuko bizarangirira hariya. Yego. Okay, ndumva twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego. Ni GTV, abantu bakomeze badukurikire, muduhe comment, muduhe like ku biganiro mubona bimeze neza, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, kubera yuko muri ab'ingenzi kuri twe.
muri introduction nababwiye yuko nge naje nk'intumwa, n'ubundi nitwa Moise. Ubwo rero niyemeje kuzajya mbatumikira ahantu hamwe cyangwa se ahandi mudashoboye kuba mwakwigeza. Ngira ngo namwe anabashimire mwafashe umwanya wanyu mukaza kunganiriza uno munsi no kumpa ikaze kugira ngo nongere niyumve mu gihugu nk'umunyagihugu. Ntago tuzabatenguha abafollowers bacu, ntago tuzabatenguha n'abasubscribers bacu. Mukomeze mukande kuri subscribe muri benshi. Ndanashimira umugabo waruri ku buhanga bw'ibyuma, amwita Director Dilos Corin, n'umuntu w'umuhanga cyane. Nawe tuzajya dukomeza dufatanye muri runo rugendo, ariko akora akazi kenshi cyane. Abazamushaka ntimuzezitetinge kumbwira kabisa. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Kuri GTV nakagaruka.